Yes, turabasuhuje nanone abakunzi ba Devira. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi Yesu Kristo nakomeze abishimire. Uyu munsi tugarutse kuri Devira episode 53, hanyuma nimuze tubane kandi mbashimira abakoze subscribe n'abatarayikora. Twongere ndetse tubane kandi basabiye abarinde cyane. Hanyuma turi episode ya 53 twashoje season ndetse uwitwa ndetse Renzo n'uwitwa Dave niho twasoreje season yacu. Hanyuma ndetse Renzo amaze kugwa hasi, hanyuma Renzo mu kugwa hasi kwe ndetse byabaye urugamba rurerure. Renzo udayimoni cyangwa se umudayimoni yaramaze kumwinjiramo cyangwa se yaramaze kumujugunya hasi. Ese Renzo yaba yapfuye cyangwa Renzo aracyari muzima? Wibuke Renzo yari yarabwiye ndetse uwitwa Pastor Sabi aramubwira ngo nukuri nakemera nkanitanga kubwo kugira ngo ndetse urokoke, kuko hari benshi cyane warokoye. Iyo uri umukristo cyangwa se wizera Imana, hari benshi cyane ndetse bitanga ku bwawe. Abamarayika baritanga ku bwawe, Imana yohereza abamarayika bagapfa ku bwawe kubwo kugira ngo ubuzima bwawe burindwe, kubwo kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze zibe muri wowe. Kandi buriya nubwo bimeze gutyo, nubwo Satani afite imbaraga, ariko twamaze kumenya neza ko Yesu Kristo arusha Satani imbaraga, kandi intsinzi Yesu afite intsinzi ihambaye cyane. Wibuke ko Yesu Kristo yamanutse akajya kuzimu agahambira Satani, bakarwana akasiga muziritse, yamara kumuzirika ndetse akazamukana ndetse akamunyaga ifunguzo agakingurira abera, yamara gukingurira abera akabazamura mu gihugu cyo mu ijuru. Hari umuririmbyi ukunda kuririmba akavuga ngo icyubahiro ni icyawe Mana, hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Tugarutse nanone kuri ndetse Renzo. Hanyuma Renzo ndetse mu kugwa hasi, wibuke Dave yahise yirukanka aramuta. Dave arirukanka, urebe ukuntu abantu bakora Satani ari abagome. Reba ndetse atambye ndetse atambye Renzo. Reba uburyo Satani ndetse nta cyiza kimuvaho, kandi umuntu wese ukorera Satani ahora ari umugome ndetse agaragaza ko afite ubumuntu, ariko aba ari umugome. Aba ari Yuda Iskariyoti wenyine gusa, kubera ko ndetse na Yuda Iskariyoti yagambaniye Yesu Kristo ndetse amugambanira mugurisha ibiceri ndetse 30. Hanyuma nanone ubwo twagarutse hakuno tugaruka nanone kuwitwa ndetse uwitwa Claudia ndetse n'uwitwa Pastor Sabi, nibo tugarutseho, ndetse n'uwitwa Tante ndetse wa Claudia. Habidatinze ndetse ahangaha barimo baribaza imbaraga ndetse ziri muri Claudia ari imbaraga ki. Hanyuma nanone tugaruka kuri Aisha ntazi ibyabaye, ariko baza ngo ese Claudia byagenze gute? Reka mbabwire, hari abantu byitwa ngo barasenga cyangwa se bavuga Imana, ariko itabarimo ari ukugira ngo gusa bagaragaze ko basenga Imana, ari ukugira bagaragaze ko bari kumwe n'Imana cyangwa se bagendana n'Imana, ariko nyamara umwijima batuye imbere muri iyi si urimo cyangwa se mu buzima bwa buri munsi ugendamo. Suzuma neza, ese koko uba uri kumwe n'Imana cyangwa dayimoni ni uba uri kukuyobora? Isuzume neza umutima wawe wose, wongere witekerezeho. Hanyuma mu kubaza batangiye kumusobanurira, undi aravuga ngo ahubwo ati mumubwira ave kuri Devu, ati ndebe ko Devu twasubirana. Hari abantu baba baratwawe imitima, barayitwawe n'abadayimoni. Hari ababa bafite urukundo by'ukuri ndetse bakunda abantu, bakagira ngo bakunda abantu b'Imana, ariko ukaza gusanga barimo barakunda shitani cyangwa se barimo barakunda abadayimoni. Biraza kugenda gute? Ndagira ngo wihere amaso iby'iyi filime, uyihera amaso nawe urebe uko biri buze kugenda nuko biri buze kurangira. Byagenze gute rero? Hanyuma muri ako kanya nanone tugaruka ndetse kuwitwa ndetse
uwitwa Mitsutsu ndetse n'uwitwa Nzayino barimo bagenda mu nzira. Hanyuma uko barimo bagenda mu nzira baraganiraga cyane. Aba bantu babiri ndabakunda bombi, iyo bahuye umva, niba nawe utabakunda sinzi, kandi niba ndetse dufatikanyije gukunda abantu babiri Nzayino na Mitsutsu, kora ndetse share ndetse kandi wandike muri komenti, hanyuma kubwo kugira ngo dukomeze tukomeze ndetse tubane muri aka kanya. Hanyuma Nzayino na Mitsutsu bari kugenda babonye umuntu uryamye mu nzira, bitegereza neza wa muntu uryamye mu nzira. Hanyuma barabaza ngo yewe muntu, Renzo yararyamye mu nzira. Renzo nta gutekereza afite, nimba Renzo ari muzima ntabwo tubizi, nimba Renzo yapfuye ntabwo tubizi. Twaherukaga ndetse yinjizwamo n'umudayimoni cyangwa se n'ishitani ari ryo rimwinjiramo. Hanyuma muri ako kanya ubwo bari mu nzira ntabwo byatinze, bidatinze cyane, barimo bagenda sinzi ibyo bavuzaga. Hanyuma muko bari kubivuza, itegereze hakuno, reba ikintu gisotse muri Renzo. Wibuke muri season ndetse yahise, uyu Renzo iki kintu cyari cyamwinjiyemo none kimusohotsemo. Ese niba kimusohotsemo Renzo asigaye ari muzima? Ndagira ngo kurikire unarebe. Renzo biraza kumugwa amahoro? Ese Renzo araza kuba muzima? Biraza kugenda gute? Hanyuma bidatinze nibwo ndetse uwitwa Mitsutsu ndetse n'uwitwa Nzayino bahageraga, baravuga ngo yewe muntu, batangira kumuhamagara. Renzo ndetse ntiyavuga, uwitwa ndetse Nzayino aravuga ngo nyamara uyu muntu yapfuye. Ndetse uwitwa Mitsutsu ati reka ati banza ahubwo ari ingona ngo kuko twegereye n'amazi. Batangira ndetse kwibaza byinshi birabacanga. Hanyuma mu kwibaza byinshi uwitwa Nzayino aramubwira ngo genda umwegere umukoreho wumve ko yaba ahumeka. Undi aramubwira ngo se ndegera ingona, atari umuntu ariko ingona yambara inkweto. Hanyuma ndetse aza kumenya ko ari umuntu witwa Mitsutsu. Ntabwo byatinze ndetse yakomeje kwegera ndetse Renzo amukoraho, amukubise urushyi ndetse asa n'uzanzamuka. Batangira kumaza ngo wasinze cyangwa uri muzima. Reka mbabwire, hari igihe umuntu ahura n'intambara agahura n'ibigeragezo, hanyuma yahura n'intambara cyangwa se yakubitwa n'Imana muri ibyo bigeragezo. Umubonye wese akajya amufata nk'umusazi, umubonye wese akamufata ko nta bwenge agira, akajya amufata nk'aho nta gaciro afite. Niyo mpamvu ndetse no muri iri filime biri kutwigisha ku buzima bwa buri munsi. Barimo baramubaza ngo wasinze, ese uri umusazi, uba muzima cyangwa? Irebere nawe, rega ntago abantu benshi ndetse baba bagufitiye impuhwe. Uyu Mitsutsu natangira kugenda mwambura inkweto, ndetse uwitwa Nzayino avuga ati wimwambura inkweto ariko ati kubera yuko uyu muntu ni umuzima. Hanyuma bidatinze ndetse atangira kubabwira ati ngewe, bidatinze atangiye kubabaza ngo ese Deva ari hehe, nk'umuntu utaruzi ahari. Ukari kubaza ngo Deva ari hehe, ntago ndetse baramubwiraga ngo uwo Devu uri kutubaza ni uwuhe. Batangira kumufata nk'umusazi, batangira kumufata nk'udafite ubwenge, batangira kumubona nk'imburamukoro, batangira kumubona nk'umutamutwe, batangira kumubona nk'umuntu urwaye abazimu, batangira kumubona nk'aho wagira ngo ni umusazi cyangwa se ni umusinzi. Ariko nyamara nubwo abantu bakureba, bakakurebera ndetse mu gikombe urimo uhagazemo, bakagufata nk'udafite umumaro, ndabizi neza iyo uhagaze mu Mana igihe kiragera igatsinda. Yesu Kristo akabasha gutsinda. Reka nkubwire, ibigeragezo naho byaba byinshi, intambara naho zaba nyinshi, naho Satani n'amahembe n'abadayimoni bazamuka bakaza kurwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ntabwo bizigera bibahira, kubera ko icyo Imana yakuvuzeho nicyo gifite agaciro, kubera ko icyo Imana yakuvuzeho nicyo gifite ndetse ishingiro ndetse ku buzima bwawe. Iyo Imana ivuze ngo ubaho urabaho, yivuze ngo nupfe urapfa. Rero hari misiyo Imana iba yarakuzaniye mu isi. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, nubwo ndetse uri gusenga ndetse ugasenga wibaza ngo ese bizakunda, nawe nubwo hari imbaraga ziri kukurwanya sa Satani, nubwo bakujyanye mu bapfumu, nubwo hari ibyo bakoze, nubwo hari ibyo batuye ngo ntacyo uzigera wimarira, reka nkubwire bijya bishoboka. Haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyongera kigashoboka. Zamurira Imana icyubahiro.
hanyuma Renzo yahagurutse ndetse yihuta cyane yigendera, kuko yaramaze kubabwira ngo nta kibazo afite, kuko nawe byari byamucanze, ndetse mu kumucanga kwe nako ntibyagombaga kugenda. Nanone tugaruka hakuno ndetse kuwitwa ndetse Nzayino ari kwibaza ngo ariko ibintu ndi kujya mbona muri uyu mujyi ni ibintu bwoko ki? Ukiri imisutsi ati reka nkubwire, ati urya urimenge, ati inaha, ati hari abarozi. Reka mbabwire, mu mujyi naho hari igihe mwibwira ngo mu mujyi ni ahantu hazima, ariko ni ahantu hataba abarozi cyangwa se haba imyuka mibi. Katurore aho biri buze guhera, katurore uko biri buze kugenda, katurore uko biri buze kurangira. Ndagira ngo ukurikire kandi unarebe ndetse uko biri bugende. Na nshuti y'umusaraba, mwene data, nshuti za Yesu, reka mbabwire ngo nukuri mujye mukura mu icyigisho, ntimukajye mureba gusa filime nta cyigisho muri gukuramo, kubera ko iyi filime igenda itugaragariza ku rugendo rwo mu Kristo ndetse n'imbaraga z'umwijima, uburyo abantu bari gukorana n'isi y'umwijima ndetse mu buryo budasanzwe. Hari igihe ubona umuntu agenda afite imodoka ameze neza, yarakize, ubona atanga amafaranga, mbese ubona ibintu byose ari umuntu, ndetse Uwiteka nyine wavuga ngo yaratabawe, nyamara arashize afite imyuka mibi akorana nayo, cyangwa se afite izindi mbaraga akorana nazo. Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse ndetse kuvuga iki? Icyo biba bishatse kuvuga, ntukajye ureba umuntu wese umurebe nurangiza umufate nkaho ndetse ari umuntu w'ingenzi ku buzima bwawe. Hoya, ntabwo abantu bose aba ingenzi ku buzima bwawe. Hari uza ashaka kukugirira nabi, afite imbaraga z'umwijima ashaka kuzigira gute? Kuzikujugunyaho. Hari nuza ko kashaka ko ndetse Imana iba muri wowe, kubera ko Imana iri mu ijuru ndetse mu bantu ikunda abanyabyaha. Hari uza ashaka kugira ngo akurokore, ariko abantu bose ntabwo ariko baba bashaka kugira ngo bakurokore. Bigenda gute? Hanyuma bidatinze, dore uko byaje kugenda. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Tugaruka kuri Devu we, bitewe n'ibyo yabonye, bitewe n'isi y'umwuka mubabamo, nawe ngaho irebere yahamutse, noneho abaye umusazi. Mukurikirane kandi unarebe, dore wa wundi ndetse wirirwaga ndetse yumva kakomeye. Rebere nawe, abadayimoni baje kwihorera kubera yuko ibyo bamusabye gukora birashoboka ko atabikoze neza. Reka nkubwire, iyo ukorera Satani ntutange ibitambo yagusabye. Yesu ahimbazwe cyane. Arakwica cyangwa se nawe akakugira umusazi. Rero ikintu cyose Satani atanga kigira igiciro, ariko icyo Imana itanga nta giciro kigira. Icyawe gusa ni ukubaha Imana, ukagendera mu nzira z'Imana, ugakora ibyo Imana ishaka, ukagendera mu murongo w'Uwiteka, warangiza ukita ku byikubwira ndetse by'umumaro. Nta giciro gusaba ni kubwira ngo genda umena amaraso. Hoya, ntabwo Imana ikora ikosa ryo kukubwira ngo umena amaraso. Ntabwo Imana iri mu ijuru iryo kosa igira ikora. Ariko uyu mwanzi Satani we arakubwira ngo mena amaraso, akagusaba ibitambo. Iyo urebye ngaho kurikirana iyi filime uko wayirebye, wabonaga cyangwa se ubona uwitwa Fabiola ariwe witwa Teta, atunzwe n'ikintu cyitwa amaraso, atunzwe n'ikintu cyitwa ibinono, mbese bimutunze. Abwira Nzayino akamubwira ngo niyihute cyane. Kandi uku ibingibi bari gukina niko bimeze muri iyi si yo hanze. Hari abantu bakorana n'imyuka mibi, banywa amaraso mabisi kubera imbaraga z'umwijima, bakagenda bakajya bajya ndetse bakajya bagenda bakajya gushaka ayo maraso, akaba ariyo banywa, kubera ko abantu bakorana n'imyuka ya gishitani bose nta cyiza bagira, kubera ko bahora bashaka abana b'Imana kugira ngo babatambe. Rero iyi filime ikwigishe guhitamo gukorera Imana cyangwa se gukorera Satani. Ariko nukorera Satani, wabonye ibihembo bye, wabonye Devu uburyo bari kumugira, wabonye Devu ibyo bari kumukorera, wabonye abo bazimu nta mahoro afite, nta mahoro y'umunyabyaha. Nta mahoro Satani atanga. Satani icyo atanga ni ubugome, Satani icyo atanga ni ubutindi, Satani icyo atanga ndetse ni ubusambanyi, ni ukuroga, ni ukugambana. Ibyo ngibyo nibyo Satani agira gute? Atanga. Hanyuma tugaruka nanone ku witwa Isimbi.
isimbi tugaruka hakuno, ari ku muhanda, ahagaze ku muhanda cyangwa se ahagaze uruhande rw'inzu. Uyu simbi mu guhagarara uruhande rw'inzu, hanyuma tugaruka kuri wa musaza cyangwa se umwe bita bigiyo bija, niwe tugarukaho muri aka kanya. Hanyuma uyu musaza wibuke yakunze isimbi. Reka mbabwire, ibigabo by'ibigoryi birahari, kandi ibigabo by'ibigoryi ni bihehesi. Icya kabiri ni abasambanyi, kandi ikindi ibigabo by'ibigoryi birahari no mu itorero no mu murimo w'Imana birahari. Ibi bigabo nta kindi biba bikora, biba biri mu itorero bishaka kuyobya abana b'Imana. Reba nk'ubu uyu musaza, reba uyu mukobwa yawe, uyu musaza yabyara uyu mukobwa isimbi, kandi urabona ko uyu musaza ari mu buhehesi, arimo aratereta simbi ngo amubwira cyangwa se ari kumubwira ngo buriya njyewe ati naragukunze, sibyo? Aba bantu barahari, ndetse bataye ingo cyangwa se bafite ingo, bajya kurya abana batoya, cyangwa se bakagenda bakajya kugusha abantu b'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Hanyuma uyu musaza nawe icyo ari gukora, iyi filime twigisha ibintu bya nyabyo, ibintu biriho cyangwa se ibintu biri gukorwa. Hari abantu benshi ndetse b'igitsina gabo, ndetse barimo bagenda bakarwanya ubwoko bw'Imana, akagenda akajya gutereta umwana w'umukobwa. Ni umusaza afite imyaka 50, akagenda akatereta umwana w'umukobwa, akaba ariwe baryamana, mbese akaba ariwe afata, ndetse akaba ariwe afata bana be yabyaye cyangwa se wa mugore we akamutera umugongo. Abo bantu barahari, kandi ndetse bariho gusenya ingo nyinshi ziri gusenyuka bitewe n'abantu bameze gutyo. Ese biraza guherera hehe? Hanyuma nanone twongere tugaruke hakuno, tugaruka nanone twihuse cyane, tugaruka nanone kuwitwa ndetse nyina wa Fabiola. Nyina wa Fabiola bamaze kumubwira ko Nana, George ari kumubwira ngo Nana yarabuze, bamubeshera ko yibye $10,000,000. Ariko uwitwa ndetse nyina wa Fabiola cyangwa se nyina wa Teta arimo aravuga ngo ngo yibye $10,000,000, none ku buryo ndetse batangiye kwemeza ko bazibye, cyangwa se uwitwa ndetse Jojo na Nana bazibye. Nyamara Jojo arimo arababwira ngo nyamara njyewe Nana umuvandimwe wanjye ndamuzi, ntabwo yakima, kandi umuvandimwe wanjye ni umuntu nzi neza. Umuvandimwe wanjye yaburiye mwiriya nzu, nyamara umuvandimwe wanjye hari ahantu bamusize, hari ahantu bamujyanye, nyamara ari kubabwiza ukuri. Wibuke ibintu byose ababwira ntabwo bajya babyemera. Ese biraza kugenda gute? Biraza kurangira gute? Biraza kurangirana nabonetse cyangwa? Nanone tugaruka hakuno ndetse kuwitwa Teta, ari ryo rya dayimoni. Ngaho ndebera rya dayimoni. Wibuke hari intebe njya mbereka, iriya ntebe y'umukara niyo binjiriramo, ni nayo basohokeramo. Ese iriya ntebe yo ni amakuru yayo? Hanyuma rya dayimoni ari ryo Teta cyangwa se ari ryo Fabiola, wibuke rikunda guhora mu myenda y'umukara y'umwijima nyine, ririmo riravuga ngo mwabonye umugeni naboherereje. Uyu mugeni yaboherereje ninde? Uyu mugeni yaba ari nde yohereje ikuzimu? Arimo afite ikintu kimeze nk'intara aho ngaho cyangwa se nk'ingwe aho ngaho. Aribyo njya mbabwira, nkababwira ngo umuntu yaba atafashe ndetse ubwoko bw'Imana abushyira imbere, agashyira imbere inyamaswa cyangwa agashyira imbere ibindi bisimba, ukumva ko adafite ibindi bigirwamana akorera. Hanyuma iyi nyamaswa cyangwa se iki kintu afite ahangaha imbere ku ntebe, arimo arakibwira ngo mwabonye. Baza ariyo konegisiyo, aricyo gicamo konegisiyo. Utazabona umuntu wese ufite igipupe cyangwa se icya kindi bita ibipupe, nurangiza uvuge ngo uyu muntu ibi ni ibipupe gusa. Reka mbabwire, buri muntu wese agira ikigirwamana cye.
reka nkubwire, iyi si tugendamo, iyi si wirirwamo irimo imyuka myinshi irwanira mu kirere, irwanira hasi ku butaka. Mbese iyi si yuzuyemo imyuka myinshi irwanira mu kirere, kandi iyi myuka yose irwana ishaka kurimbura ubugingo bwawe, cyangwa se hari n'ushaka gukiza ubugingo bwawe. Ese biraza kugenda gute? Wibuke ibyo ari kuvugana nabyo, urumva ko biri gusubiza. Turi kumva amajwi avuga, ariko ntabwo turi gusobanukirwa aya majwi ari guturuka hehe, cyangwa se amajwi ari guturuka hehe. Ese uyu muntu yaba ari nde? Yaba ndetse ari Nana ndetse bajyanye kuzimu, cyangwa ndagira ngo ukurikire unarebe, ese Nana azabaho cyangwa nawe azapfa, azaba umudayimoni? Reka mbabwire inshuti z'umusaraba, hari abantu benshi tuzi bagenda ku isi, ariko ndetse aba bantu bagenda ku isi ari abadayimoni, cyangwa se aba bantu benshi tuzi bagenda ku isi bashobora kuba bagenda, ariko ubona ari umuntu ukabona ni runaka, ariko ndetse roho ye yaramaze kugenda, hasigaye ikibira. Ukajya umureba wowe ukagira ngo ni runaka, cyangwa se ni mugenzi wawe. Urabona nka Devu nubwo ari ku isi, iwabo bazi ko